Imana irangije irambwira ngo ngaho nguwo uwo murozi ndamugukopye. Amen. Iravuga ati ariko nubwo muguhereje bisaba kwambara imbaraga. Ndangije ndasenga mbwira Imana ati Mana Uwiteka mereza imbaraga. Umurozi ndangije ndamubwira nti ngaho ngwino hano. Njye namufashe ntazi n'igihe namufatiye nari nibereye mu mwuka. Nuko mbona Imana yamushize mu biganza. Ndangije ndamubwira ngo ihane. Hari igihe inkuba yari gukubitiye mu muryango ndavuga nti nta nubwo ari na kera. Ndamubwira ngo ihane akugira yihana agasenga. Ndamubwira ngo winsengera kubera yuko Yesu ajya kumpamagara yamanje kunsengera. Ndamubwira ati ihane niba utihanye usohoke. Ndangije mbona aracyakomeje gusenga. Ndangije mfungura urugi mujugunya hanze. Hanyuma turasenga. Tumaze gusenga ariko iryo teraniro n'ubundi yari yarizinze nago ryari rimeze neza. Turasenga ariko nubwo namujugunye hanze yakomeje kunkurura. Mana irangije irambwira ngo nubwo amushize hanze bira ntago ari byo nari nshaka. Akomeza kunkurura. Ndangije mbwira pastor mbabarira uri muntu mubwire yinjire. Pastor uwo muntu arangije amutuma abadiyakoni baramubwira bati mwinjize uwo muntu. Arinjira amaze kwinjira. Amen. Amaze kwinjira turasenga. Hanyuma pastor arangije aramubwira ati ngaho genda Jose akwihanisha. Ariko Uwiteka mubwire agera muri izo nzira bagutegeyemo imitego agenda gutegurire mu izina rya Yesu. Reba iburyo bwanjye umenye yuko ari nta muntu umenya. Uwiteka we bwira Uwiteka kurebere iburyo bwawe akurebere neza ko nta muntu n'umwe ugutega. Komeza. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho mwerose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndatuma Imana Concorde rikafata umwanya gushimira wakanze subscribe kadushyigikira tukatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda gusabiye umugisha. Nanjye nabasezanije utabicisha irungu, niyo mpamvu mba nafashe urugendo nkajya kwisurira abakozi b'Imana batandukanye. Uyu munsi turi kumwe na Muyizere Josiane bakunda kwita Jose. Ntabwo twaherukanaga pe, ntabwo twaherukanaga. Ndishimye ko twongeye kubonana turi bazima. Jose karame ngo hayikaze. Amen. Imana iguha umugisha. Imana ishimwe kuba wemeye yuko duhura. Imana ishimwe nawe ndagusuhuje mu izina rya Yesu. Yego. Zicyandi guseka. Nukuntu nikoreye ikiganiro ndi kubyina warangiza ugashyiraho comment ngo ntago nanze ko Concorde azi kubyina. Nukuri ntago nanze kuzi kubyina ariko wabyinnye neza. Nusu umuntu w'umuhanzi nananirwa kubyina. Nyene nibwo bwa mbere nari nkubonye uri kubyina. Ahubwo nzakwigana nabonye ubyina neza. Cyagiye turi gukubita akagoma nje na Julienne na Mugene na Joseline. Niho wabonye ndi kubyina. Uzikuru nafashijwe. Buri aho narindi. Numvise nahita nza nkabasanga pe. Nuko mutari mwana mpamagaye. Umva kira kirori cyari cyo pe. Nuko batwe tukwibuka akagoma. Ako nako uzi kukavuza. Yego. Ikibazo nuko mutagakubise rero. Noneho byari kurushaho kuba gakubise nuko katayeka ikumvikana muri ntuza. Muri mikrofone ubwo byari gusaba ngo ntungeho mikoro. Navuze nti rero nkwikije ko Julienne gukubita akagoma. Shaka gushyiraho mikoro kone arayikubisira menetse. Yakubita nukuri. Cya mwari muri mu mwuka pe mwari mwaraye ku marembo y'ijuru. Yego. Narafashijwe. N'ubu rero turi mu mavuta. Imana ishimwe. Ahubwo senga uganga Imana ize kubana natwe. Kadusenga Imana. Mwami data wa twese nuhabwa icubahiro. Yewe Yesu Kristo umwana w'Imana reka nawe ushirwe hejuru. Witeka dukomeje kugushima yuko waturinze. Mwami mu bicuku bya ninjoro ntago byari byoroshe. Waturinze gupfa izina ryo rihabwa icubahiro. Data wa twese nushimwe ko watwongereye iminsi yo kubaho. Mwami turi imbere yawe turabanyantege nkeya ariko ushimwe mwami wacu kuko utadushize mu biganza by'abanzi bacu. Reka uhabwe icubahiro kandi wamamare. Uri Imana yacu bwite uhindura ibyanze guhinduka kandi turakomeje no kugushima yuko waduteresheje intambwe tugatambuka. Kuba twageze hano ntabwo ari kubw'imbaraga zacu mwami wanjye ni kubw'imbabazi zawe. Reka utwemerere mwami wanjye rero mbere ya byose utubabarira icyaha n'igisa naco twejesha amaraso y'umwana wa Yesu Kristo kubera yuko ijambo ryawe ryaravuze ngo turareba tugacumura twatekereza tugacumura. Mwami mu rugendo twahuye na byinshi byatumye tujya kure yawe
zawe, ariko tubabarire mwami, tumanurire imbabazi zawe. Ubwo tugiye kuganira mwami, tugiye kuvuga ku gukomera kwawe n'imbaraga zawe, uze hagati muri twe, icubahiro cyacu kibure, imbaraga zacu zibure, imbaraga zawe n'icubahiro cyawe biganze hagati muri twe. Tuvuge tuvugishijwe nawe mu izina ryawe Yesu, nuzuyobora iki kiganiro kubera yo kugira neza. Tugufite ntago twakwifuza undi murengezi, kandi mwami wacu tugufite twabasha gukomera. Niyo mpamvu tukubwiye ngo uzubane natwe. Urakoze kuri Imana irabana natwe. Amen. Amen. Yego, reka nkubwire wowe ufite ikirori ukaba ukeneye kampani yo kugutekera mu bukwe. Yego, ntuzajya ahandi ahubwo uzagane Bora Cooking Company. Ni kampani ifite icyicaro mu karere ka Musanze ariko ikorera mu gihugu cyose. Ubahamagaye rwose bakeneye wabahamagara kuri 0783802724 ni 0783802724 kandi iyo ubabwiye uti nimero cyangwa amakuru nayakuye kuri Concorde TV Show bajya bakugabanyiriza. Josiah nzajyayo. Ugomba kujyayo. Ariko tekereza kampani ndi kwamamariza. Nuko nayigenzuye nkabona imeze ute ari sawa. Imeze neza. Wari wajya mu bukwe ugasanga abantu bose batetse ibiryo, abantu bose batashye ubwo bukwe ibiryo bariye, barwaye diare. Bibaho cyane. Bite nuko batekewe na kampani itabisobanukiwe. Bibaho. Ariko pe nariye ahantu henshi Bora Cooking Company yatetse. Nta muntu numvise ari gutaka. Cyangwa abantu bijujure bagira ute. Oya. Ndabyibuka ari ikigo cy'ishuri cya gifite graduation Bora Cooking Company yabatekeye. Noneho ubwo nanjye nkagenda ndikumva nikanumve kampani namamariza niba nta bantu bari kuyivuga nabi. Urumva nkumva abantu ati mbega ibiryo ati dore kijyatuye umutetsi azi guteka. Yego, wowe ufite ikirori, anniversary, graduation, ubukwe, hose rwose uzahamagare 0783802724 bazagutekera neza, kandi nibabwira ko amakuru yakuye kuri Concorde TV Show bazakugabanyiriza. Imana ishimwe. Amen. Amen. Kandi kuvuga ibiryo kagira pete. Wowe wese nkumbuza ikiryo baba batetse cyane. Nukuri nanjye nariyeho pe byari sawa. Nukuri byari sawa pe cyane. Ntacyo nabashinja. Ahubwo Imana ibakomereza amaboko cyane muri bwa bukwe bwa undi twahuriyemo. Ni Bora Cooking yari yabatekeye. Udatuma mbitekereza. Sawa. Yego, twe turi kwamamaza Bora Cooking Company, reka twamamaze Yesu. Nukuri. Hallelujah. Amen. Niyamamare. Oh, niyamamare. Umwami wacu niyamamare. Hagira neza niyamamare. Umwami Yesu niyamamare. Umwami niyamamare. Yego, Yesu niyamamare. Haleluya. Imana ishimwe. Yesu niyamamare cyane. Yego. Josiah, Karame. Nicyo gitangaza Imana yo kugukoresha mw'iyi minsi. Yesu we. Ku buryo wakiratira abandi ukavuga uti uyu mwami ari mu kazi. Imana ishimwe. Amen. Muririmbyi yararirimbye ngo nta wundi wasana Yesu. Ngo yazengurutse hose arareba asanga nta n'umuntu numwe wahwana na Yesu. Ngewe igitangaza Yesu yankoreye mu minsi ishize, hari ukuntu Imana yangabije ikirozi. Yego. Nukuri. Icyo nicyo gitangaza cyane, nashira imbere Yesu yangabije mu minsi ishize. Ikindi hari umumama wari waje gusenga ahantu mbanyoboye groupe, nawe yarafite inda yaragejeje amezi 9 ariko yaranze kuvuka. Wajya zivuge Bashose tutarumvikana. Muri kamera yanjye nakubwiye ko nanga umuntu ujya gushima Imana. Ndashima Imana ngo muri uyu munsi ngo yankoreye icyumutse ngo muyimpere byose. Oya. Mereka bivuge neza. Nari ndi gukorera perimi maze gukora inshuro 8 naracitse intege. Imana irambye ati mwanange humura nzayiguha. None ejo bundi tariki 10 narakoze ndayibona, sibyo?
bituma wa muntu wari ucitse intege nawe agira ute asubizwa mu imbaraga. None Imana yakugabije ikirozi ntabwo ubisobanuye neza, byose bisobanura ko iyo nkuru rero kubera iryoshe ndaza kuyivuga nyuma. Kambanze kuri uyu muntu wari utwite. Sawa. Uyu muntu rero wari utwite yari umubyeyi, tujya dusengana muri gurupe, ariko nyamara nubwo yari atwite inda yari imaze amezi 9 pe yaranze kuvuka. Ariko kubw'imbaraga z'Imana twarasenze, avuga ati abaganga bajya bambaza ngo mbese ujya wumva mu nda umwana ameze neza, ngo nkavuga ngo yego, ngo abaganga bagaseka. Amen. Ariko nyamara twarasenze, Imana ihishura igihishwe. Ndangije ndamubwira ati ngiye kugusengera kuwa mbere, hari kuwa gatandatu. Kuwa gatandatu wabanjirije wa gatandatu tuvuye mejo bundi. Navuga ati ngiye kugusengera kuwa mbere n'ubu utarabyara nzaza kugusengera nkubohoreze, Imana igira icyo ikora. Ku cyumweru mu ijoro inda yaramufashe, kuwa mbere yarayabyaye. Rero urumva iryo nishimwe rikomeye. Nishimye Imana rero yamaye umwana w'umuhungu. Haleluya. Imana rero ndayishimye, yarigaragaje nk'Imana isobanura ibitari bisobanutse, umubyeyi arabyara. Ubu nico gitangaza Imana yankoreye mu minsi ishize. Rero ikindi gitangaza Imana yankoreye, twarasenze cyane, tumaze gusenga, umurozi yararwaye amaguru, ntago yarashoboye kugendesha ibirenge nyine, ahubwo yakundaga kugendesha amano kuko niho yabonaga byoroshe atari kuribwa. Noneho ndangije ndamusengera, maze kumusengera ako kanya yumva ibyari bimuzize bivuye mu maguru. Hanyuma arangije aravuga ati nabwo twari turi mu masengesho, hanyuma arangije aravuga ati nanjye mureke mbyinira Imana kuko aho inkuye harakomeye. Nyuma yaho akazajya aza kunganiriza ari kundoga. Hari ukuntu ubundi umuntu aba ari kukuroga ariko wowe ukabona ko arimo kukuroga, ariko wowe ukijijisha ukavuga ati kankwihorere wikine Satana gukirigite useke. Pe akora ibintu nanjye ndangije muri ngiye nkavuga ati wite izi mbaraga uzifate mpiri. Ndabyirengagiza, twongeye guterana n'ubundi akora nka kwa kundi yararimo kunkora. Ndangije mbwira Imana nti rero Uwiteka, uyu muntu hari aho uzampuriza nawe, nyeneye yuko umungabiza nkazamukoza isoni nkamubwira ati ngewe igihe ugiye kunsuhuza ntukansuhuze gutya. Imana irangije irambuza, irambwira ngo iki ntago ari cyo gihe cyo kubivuga, kuko nahise mbibwira pasiteri turi kumwe n'abandi bantu nka 3. Neje ndavuga ati ubwa mbere yankoze gutya, n'ubwa kabiri ndavuga ati ariko ngiye gusenga Imana. Nyamara Imana yarambwiye ati noneho igihe ni iki cyo kwambara imbaraga. Umunsi yari iramungabiza, irangije iransanga irambwira ngo Jose we ambara imbaraga. Ndavuga se Mana ni iki kiri bube muri riteraniro iricecekera. Irambwira ngo ambara imbaraga. Noneho ndangije turasenga, tumaze gusenga Imana imbwira ibyo ndabwira abantu, ndababwira. Nagiye kuva mu mwuka, ngiye kubona mbona umurozi yaje. Irangije irambwira ngo ngahambara imbaraga dore namukuzaniye. Mana irangije irambwira ngo ariko amen, umenye n'ubwenge. Ndavuga ati noneho bya bintu byambaye imbaraga, kuko nari nayibwiye ndavuga ati Uwiteka ndambiwe agasuzuguro k'abarozi, kuko we yashakaga kugira ngo afatire impano yanjye, hanyuma naho azatumira ibirozi bigenzi bye bize nabyo tubisengere bikire. Ariko nyamara mbwira Imana ndavuga ati Uwiteka wampa imbaraga byibuze iki kirozi ukakinkopa, wamara kukinkopa nkazakikugarurira cyarakijijwe neza, cyejejwe byibuze nkacihanisha. Imana irangije irambwira ngo ngaho nguwo uwo murozi ndamugukopye. Amen. Iravuga ati ariko nubwo muguhereje bisaba kwambara imbaraga. Ndangije ndasenga mbwira Imana ati Mana Uwiteka mereza imbaraga. Umurozi ndangije ndamubwira nti ngaho ngwino hano. Njye namufashe ntazi n'igihe namufatiye nari nibereye mu mwuka, nuko mbona Imana yamushize mu biganza. Ndangije ndamubwira ngo ihane, hari igihe inkuba yari gukubitiye mu muryango, ndavuga nti nta nubwo ari na kera. Ndamubwira ngo ihane, akugira yihana agasenga. Ndamubwira ngo winsengera kubera yuko Yesu ajya kumpamagara yamanje kunsengera. Ndamubwira ati ihane, niba utihanye usohoke. Ndangije mbona aracyakomeje gusenga, ndangije mfungura urugi mujugunya hanze. Hanyuma turasenga.
tumaze gusenga, ariko iryo teraniro n'ubundi yari yarizinze, ntabwo ryari rimeze neza. turasenga, ariko nubwo namujugunye hanze yakomeje kunkurura. Imana irangije irambwira ngo nubwo wamushize hanze, biriya ntabwo ari byo nari nshaka. Akomeza kunkurura. Ndangije mbwira pasiteri mbabarira uriya muntu mubwire yinjire. Pasiteri uwo muntu arangije amutumaho abadiyakoni, baramubwira bati mwinjize uwo muntu. Arinjira, amaze kwinjira, amena. Amaze kwinjira turasenga, hanyuma pasiteri arangije aramubwira ati ngaho genda Jose akwihanisha. Hanyuma ndangije ndamubwira ati niba uzi neza yuko ibimenyetso byose naguhaye nta na kimwe kiri kwibukamo, wongere wisubirire hanze unitahire. Kuko muri iyo minsi n'ubundi pasiteri yaramaze kwirukana umurozi mugenzi we. Nuko uwo mugore arangije aravuga ati rero Imana nimbabarire. Arangije yihana ibitari byo. Ndangije ndamubwira nicyo nshaka, mbwiza ukuri kandi ubwiza Imana n'ukuri. Hano naje kukwihanisha kugira ubone ubugingo, ntago naje kuguhanurira ubuhanuzi uzategereza ukabura. Yavuga ati Imana yakubwira ngo ndagukijije, nyamara iri kureba ikabona yuko nubwo ugiye gukira ugiye kuzajya ucuragura mu mago y'abandi. Yarangiza cyakigerageza ikongera kikugarurira, kubera yuko nta gukizwa ufite. Ndangije ndamwihanisha kuko nabonye ari kunshengacenga. Ndangije nisabira Imana amakuru. Imana irangije irambwira ngo mubaze niba we n'umugabo we bataragiye kurogesha umuntu. Ndamubwira ati se kuri kunshengacenga wigeze wihana yuko wowe n'umugabo wawe mwagiye kurogesha umuntu? Aravuga ati noneho reka nihane. Kuko nari nabanje kumubatura inci, yari umubyeyi mukuru pe, ariko naramubatuye ndamubwira ngo nundi munsi ntukansuzugurira Imana. Inkoni zimaze kumurya ari kubona nta mikino mfite, arangije aravuga ati pe umugore yaraje ni inshuti yanjye kandi yari na mugenzi wanjye neza, ari n'umuturanyi. Arangije yanura umwenda wanjye, amaze kwanura umwenda wanjye aragenda arandoga. Abana baza kumbwira ko ari we wawanuye, njye n'umugabo turagenda turamurogesha. Ndangije ndamubwira ati se none barakwibye barakuroga, hanyuma nawe uragenda ujya kurogesha, wowe n'uwo muntu ubwo muri iki? Ati turabarozi. Ndavuga tubyivugiye neza, ndamubwira ngihane. Arangije aravuga ati Imana imbabarire pe, nanjye nararoze, Imana imbabarire. Guhera icyo gihe ntago yongeye kumenyera. Amen. Guhera icyo gihe nta nubwo yagarutse no gusenga, kuko yabonye yuko hari imbaraga zimira izindi. Ndangije ndanamubwira nti hari naho wagiye gusengera baragusohora. Ngo nibyo. Amen. Ariko nyuma yaho hari abantu biwabo bari bazanye nawe gusenga, barangije tugeze nyine mu mubiri, barangije baravuga bati Jose twabonaga ari kuza gusenga natwe ubwacu bikatubangamira. Ati umva ku gasozi baratuzogoroje, ariko ndangije mbwira Imana ndavuga tuwiteka ndagushimye yuko udukijije iki kirozi. Rero urumva iryo nishimwe rifatika kandi ryivugira. Rero hari uko Imana yabigenje wa muntu we. Nyamara nubwo yari ubuse nari kuzongera kuvuga Imana neza. Ntago byari gukunda. Umuroza ajyaza mwiteranira kabaroga. Umva ukagira tukavuga se Mana koko iri teraniro ryabaye iki? Hari ukuntu nyine ashobora nko kuza. Hari ukuntu haza ukabona abantu bari gusinzira. Hari ukuntu haza we afite ibyo yatekinitse, noneho yahura wenda n'abanyempano barangaye, urumva aho ngaho ahita binjirana. Ariko rero kuko twe twari twarayemo turi guhenda Imana, niryo joro mbese ubwo navuga yuko Imana yatangiye kunkoresha imirimo n'ibitangaza ninjoro, kuko iryo joro ryabayemo ibintu bidasanzwe. Rero yaje kuza asanga twibereye mu mbaraga, abura hamenera. Rero nshimye Imana yuko yabanye natwe. Imana ishimwe. Ni yamamare cyane. Ijambo ry'Imana watuzaniye ryanditse he? Ewe umva. Umunsi nababwira ijambo ry'Imana, abantu badukurikiye bararya bahage. Mbazaniye ijambo ry'Imana ryihumure. Yego. Nanjye nta gapapuro ndakwandikira. Agapapuro wakazi? Kuri akavuga ngo igihe cyare. Ntako. Ahubwo uko umwuka arakuyobora. Yego. Uko umwuka arakuyobora rwose. Yego. Uvuge. Imana ishimwe. Amen. Amen. Ka tubanze dusenga Imana. Yego.
mwami data wa twese, uri Imana itagihinduka, uri Imana itagikangwa na biracitse, uri Imana igivuga ntiyivuguruze, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mwami data wa twese, turasenze cyane kugira ngo muri uyu mwanya tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ryawe kandi no kurivuga. Reka data wa twese uzubane natwe, wururukire kudutabara no kuturengera. Nyamara uyu mwanya Satani ntabwo ajya wishimira, ariko nuze mwami wanjye tuvuge tuvugishijwe nawe, utugirire neza data wa twese, kubera yuko ijambo ryawe rirarema kandi ijambo ryawe ni inkota ityaye. Ijambo ryawe mwami data wa twese ni inkomezi mu rugendo rwa buri umwe wese. Reka data wa twese uri bwumvira ijambo ryawe mwami wanjye rihindurwe nawe kandi rimuhumurize. Mwami Imana turagutumiye kubera yuko ni wowe mushitsi mukuru hagati muri twe, nuze ukomeze nanone wongere ubane natwe kugeza igihe turasoreza kuvuga ijambo ryawe. Ntaba ari twe ahubwo izina ryawe ari ryo rihabwa icubahiro. Ngwino ubane natwe, urakoze kuri Imana yumva gusenga. Amen. Amen. Tugiye gusoma amagambo ari mu gitabo cy'Abami ba mbere, turahera ku murongo wa 16 tugeze ku murongo wa 21. Abami ba mbere ibice 16 dore ku murongo, kanze turebe neza. Ngo ndabona uko nari nabiteguye bisa n'ibyahindutseho. Abami ba mbere Abami ba mbere ibice 3. Yego. Umurongo wa 16 21. Niho Salomo acira abagore babiri imanza. Ngo Salomo acira abagore babiri imanza. Bukeye abagore babiri b'abamaraya, ngo bukeye ngo abagore babiri b'abamaraya basanga umwami bamuhagarara imbere. Umwe muri baravuga ati, Nyagasani, nabanaga n'uyu mugore mu nzu imwe. Bukeye turi kumwe mu nzu, nzara umwana. Maze iminsi 3 mbyaye, uyu mugore nawe abyara turi kumwe. Nta mushyitsi wari kumwe natwe muri iyo nzu. Nta mushyitsi n'umwe wari uri kumwe natwe muri iyo nzu, keretse twebwe ubwacu. Ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa. aza gupfa, azize yuko yamuryamiye. Icyo gicuku arabyuka, ankura umwana mu gituza. Ubwo umuja wawe nari nsinziriye. Amuryamisha mu gituza cye. Wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. Mbyutse mu museke konsa umwana, nsanga yapfuye. Ariko mu gitondo mwitegereje, mbona ko atari umwana wanjye nibyariye. Undi mugore aravuga ati, oya, umuzima ni we wanjye, uwapfuye n'uwawe. Uwa mbere ati hoya, uwapfuye n'uwawe, umuzima ni we wanjye. Babivugira batyo imbere y'umwami. Nuko umwami aravuga ati, yemwe. Umwe agira ati, umuzima ni we wanjye, uwapfuye n'uwawe. N'undi akagira ati, oya, ahubwo uwapfuye n'uwawe, umuzima ni we wanjye. Umwami ati, nimunzanire inkota. Barayimuzanira. Maze umwami arategeka ati, uwo mwana muzima ni mumucemo kabiri. Igice kimwe mu gihumwe, ikindi mu gihundi. Nuko umugore nyina w'umwana muzima, wari umufitiye imbabazi, abwira umwami ati, Nyagasani, umuzima mu mwihere wimwica.
nyamara wimwica ngo umuvutse ubuzima bwe mumwihere. ariko undi aravuga ati ahubwo bamucemo kabiri, ahubwo ngo bamucemo kabiri, mubure nawe umubure, nkubura nawe umubure. umwami ahera ko arategeka ati uwo muzima nimumwice na hato, uwo muzima mwimwica, mumuhe uriya mugore kuko ari we nyina. oya nimumuhe uriya mugore kuko ari we nyirawe. nuko abisirayeli bose bumvise uko umwami yaciye urwo rubanza baramutinya, yaciye urwo rubanza ngo bose baramutinya, kuko babonye ko ubwenge bw'Imana, kuko babonye yuko ubwenge bw'Imana bwari muri we bwo guca imanza zitabera. bwari muri we bwo guca imanza zitabera. haleluya, haleluya, Imana nishimwe cyane, haleluya. nyamara byashoboka, ariko Mana y'isi n'ijuru, kambwira abantu badukurikiye, byashoboka yuko wajyana n'abantu mu kazi bakabahereza kontara imeze neza ya originali, weho bakaguhereza igipirate. shinga urubanza imbere y'Uwiteka, ubwira Imana ngo Mana nkweretse na biriya, wijya guhangana, ahubwo shinga urubanza. oya, abantu ba muri iyi minsi rata bari kuba ari bagenzi bacu, barangiza akaba ari bo batugambanira, barangiza bakaduhereza ibipfusha bagatwara ibizima, ariko mu ijuru hari Imana ica urubanza rw'ukuri. aleluya, Imana y'amahoro niyamamare kandi nishirwe hejuru. nyamara waba ufite amahirwe, waba wari umucuruzi, waba warize amashuri, aleluya, mugenzi wawe yarangiza akavuga ati nyamara uriya mwanya sinkumushakamo, umwanya wawe bakawugurana ureba, nyamara wakwitegereza ukavuga ati nyamara nubwo uriya muntu ari gukora mu mwanya wanjye. aleluya, amen. abantu b'isi bari kuduhereza ibipfuye, turi kurangara gatoya bakatuzanira ibipfu byabo bakabitushira imbere, ariko nyamara kadusenga tube maso, tubwire Imana ngo Mana Uwiteka, nubwo biriya babitwaye bakaduhereza ibyapfuye, nubwo amahirwe yacu bagenzi bacu babigizemo uruhara agapfa, ariko mu ijuru hari Imana ijya ica urubanza rw'ukuri rutabera. Haleluya, 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 amen. ariko ngo nyamara ngo bariya ababyeyi bari inshuti pe, bari inshuti, barya buri kimwe cyose bagisangiye, nyamara bakarabira ahantu hamwe kandi bakarara no mu buriri bumwe. ariko igihe cyarageze undi abwira mugenzi we ati kuva usinziriye kanze nguhereze umwana upfuye. aleluya, uwo wawe muzima bari we ntwara. hari abantu bicaye mu mahirwe yacu, aleluya, amen. hari abantu bicaye mu mahirwe yacu, ariko Imana ibanguka idutabare izitugirire neza. ariko nyamara igihe uzashinga urubanza imbere y'Uwiteka, kubera yuko umwana w'umuntu yagucira urubanza. aleluya, bitewe n'ikimenyane afitanye na mugenzi wawe, yarangiza agaca urubanza rwawe akarucurika, ariko Imana ntijya yibesha ngo icurike ibintu. aleluya, haleluya, kandi nyamara umwana w'umuntu yabasha kukuriganya, ariko ku iherezo ukuri kuramenyekana. Imana nibashe kutugirira neza. dusomere Zaburi y'142, urahera ku murongo wa mbere ugeze ku wa 8. Zaburi y'142, Zaburi y'142, umurongo waho wa mbere. indirimbo ya Dawidi yahimbishijwe ubwenge, nugusenga kwe yasengeye muri bwa buvumo. Aleluya, amen. ngo indirimbo ya Dawidi yahimbishijwe ubwenge ni ugusenga kwe yasengeye muri bwa buvumo. Aleluya, amen. natwe muri iyi minsi hari aho turi gusengera, ariko nubwo uri gusenga, usenga n'ubwenge, usaba n'ubwenge, ubwira Imana ngo Mana biriya ndabyanze, saba n'ubwenge. Mana itugirire neza. ndatakishiriza Uwiteka ijwi ryanjye, ngo ndatakishiriza Uwiteka ijwi ryanjye, ndingingisha Uwiteka ijwi ryanjye, ndingingisha Uwiteka ijwi ryanjye,
ndasuka amaganya yanjye imbere ye, ndasuka amaganya yanjye imbere y'Uwiteka. Muntu dukurikiye nawe amaganya yawe yasuka imbere y'Uwiteka, kubera yuko nufata amaganya yawe warangiza ukajya kuyasuka imbere y'umwana w'umuntu azaguseka gusa yigendere. Ariko ayo maganya yawe, ako gahinda ufite, ayiwe ayo mahirwe yawe bariganije, byose ako gahinda kose gasuka imbere y'Uwiteka. umubabaro wanjye ndawumuvugira imbere, umubabaro wawe uvugira imbere y'Uwiteka. uko umutima wanjye ungwiriye isari muri nje, kuko umutima wanjye ugwiriye isari muri nje, ni wowe umenya inzira yanjye, Uwiteka ni wowe umenya inzira zawe. mu nzira nyuramo bantezemo umutego, inzira zose unyuramo bagutezemo umutego, ujya mu kazi ntabwo ukamaramo iminsi, kubera yuko amahirwe yawe barayatwaye bagusigira amahirwe apfuye, bagusigira icyangiro gusa. Ariko Uwiteka mubwire agere muri izo nzira bagutegeyemo imitego, agenda agutegurire mu izina rya Yesu. reba iburyo bwanjye umenye yuko ari nta muntu umenya. Uwiteka we, bwira Uwiteka akurebere iburyo bwawe, akurebere neza ko nta muntu n'umwe ugutega. Komeza. yewe Mana ishimwe. uko umutima wanjye ugwiriye isari muri nje, ni wowe umenya inzira yanjye, mu nzira nyuramo bantezemo umutego. reba iburyo bwanjye umenye yuko ari nta muntu umenya, mbuze ubuhungiro, nta muntu wita ku bugingo bwanjye. Alleluya. Amen. Imana nikurebere, ikurebere muri izo nzira. Ariko rata mubyeyi udukurikiye, ariko Mana y'isi n'ijuru, Imana igere mu byawe. Babuze ubuhungiro, hari abantu bari kudukurikira babuze ubuhungiro, ariko bwira Uwiteka ngo Mana nkeneye yuko wambera ubuhungiro. Wahungiye ku nshuti zirakumwaza, uhungiye ku mugabo aragutererana, uhungiye ku miryango ndetse n'ababyeyi bawe n'abavandimwe bawe barakwihakana ngo ntuvukana nabo, ariko bwira Uwiteka aza kubera ubuhungiro, kubera yuko nuhungira ku Uwiteka ibintu bizemera. Uwiteka njya ngutakira nkakubwira nti ni wowe buhungiro bwanjye n'umugabane wanjye mu isi y'ababaho. Uwiteka we ngo njya ngutakira ngo nkakubwira ni wowe buhungiro bwanjye n'umugabane wanjye mu isi y'ababaho. Alleluya. Nyamara Uwiteka ni we buhungiro bwawe, kubera yuko iyo umubyeyi wawe aza kukubera ubuhungiro, amakuba urimo uyu munsi wa none ntabwo ubu yarimo. Ariko nyamara wahungiye ku mubyeyi wawe, nawe arangije aravuga ati sinkuzi. Akunda umuvandimwe wawe ufite ubutunzi, wowe kubera nta butunzi ufite aravuga ati sinkuzi, sinigeze no kukumenya. Ariko ahungira ku Uwiteka, kubera yuko Uwiteka niwe mugabane wawe, kandi Uwiteka nagushira mu maboko ye, wamuhungiyeho azaguha umugabane, rubanda batabishaka, imiryango itabishaka. Imana ishimwe. cyariza ugutwi gutaka kwanjye, kuko nshishijwe bugufi cyane, unkize abangenza kuko bandusha imbaraga. Alleluya. Kura umutima wanjye mu nzu y'imbohe, kugira ngo nshime izina ryawe. Abakiranutsi bazangota kuko uzangirira neza. Imana ishimwe. Ngo Mana we ngo cyariza ugutwi kwanjye gutaka kwanjye. Alleluya. Imana iryariza ugutwi gutaka kwawe, ngo kuko ushishijwe bugufi cyane. Alleluya. Alleluya. Haleluya. Uzi yuko iyo umuryango wagusuzuguye ujya kuvuga ikintu bakavuga ngo uri yavuze ubusa, niyo waba uvuze ijambo rizima bakavuga ngo nkuri yavuze iki. Ariko bwira Uwiteka, yumva uwo mubabaro wawe, yumva ko gahinda kawe. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi Uwiteka umubwira gukiza abakugenza, ngo kuko bakurusha amaboko. Alleluya. Amen. Muri iyi minsi hari abantu bari kutugenza kuko baturusha amafaranga. Umuntu akaza agatwara n'agasambu wari ufite kuko akurusha amafaranga. Ariko ndagira ngo nkubwire ushinga urubanza rwawe. Alleluya. Haleluya. Hari umubyeyi mwe yashinze urubanza ku mwana we, ariko nyamara Uwiteka arangije amubera ubuturo, amugirira neza. Imana ishimwe cyane. Ngadusomereza buriya 93 umurongo wa 4 wonyine.
yego. Zaburi ya 93 umurongo wa 4 wonyine. Yego. Imana ishimwe cyane. Amajwi y'amazi menshi, nk'amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, umuraba ukomeye w'inyanja. Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Nubwo uwo muraba ukomeye w'inyanja wituye imbere yawe, ukiraba ukabona umeze nk'uri mu nyanja rwagati, ariko muri ibyo byose ibyo bigeragezo biza bikakwituraho, icyo cyangiro cyiza kikakwituraho utagikeneye, utanagihamagaye. Abo bantu bahora bakurogera ubusa, bashaka kukwica. Haleluya, haleluya. Ubwire ibyo bigeragezo byose uti mwabigeragezo mwe, nubwo mukomeye, nubwo musuma nk'amazi, nubwo muhorera nk'umuraba w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abarusha amaboko. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iyo niyo mpamba nari nzaniye abakunzi banjye kuri uyu munsi wa none. Birenze ibyo Yesu aduhana umugisha. Yego, Imana igumugisha mukozi w'Imana. Reka tugusabe utange nimero uzagukenera ashaka ko mufatanya gusenga, azaguhamagare ubundi mwuzuzwe. Nimero yanjye ni 072 938 64. Wayimpamagaraho ukananyandikira kuri WhatsApp, hose mba mpari. Imana ibahe umugisha. Amen.